Ndagushimiye cyane wakomeje gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba. Niba warakoze subscribe uri umuntu ukomeye cyane. Niba kandi utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Tugarutse kuri ba bantu bafite ikimenyetso cy'inyuguti ya M mu kiganza. Ese bitwara bate mu bigeragezo? Abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza iyo bageze mu bigeragezo, mu bibazo, ibigeragezo by'ubuzima, igihombo, kubabazwa cyangwa igihe bigoye, bagira imiterere ikomeye kandi itandukanye n'iy'abandi benshi, dore uko akenshi bitwara. Icya mbere, barakomera imbere nubwo batavuga byinshi. Nta marangamutima benshi berekana ku mugaragaro, ariko baba barwana intambara zikomeye mu mutima. Bashobora guceceka, gutuza cyane, ariko ntibacika intege. Birinda gucika intege kuko rubanda bifuza ko babonwa nk'abakomeye. Icya kabiri, basubiza amaso ku isoko y'ikibazo aho kwirengagiza. Bahora bashaka impamvu y'ikibazo, bityo bakabasha gucengera no kwiyubaka. Bakoresha ibihe bikomeye ngo bigiremo isomo. Baba bafite umutima wo guhindura ibikomeyemo imbaraga. Icya gatatu, bashishoza kurushaho. Iyo bageze mu gihe cy'ibibazo cyangwa cy'ibigeragezo, barashishoza cyane. Muri ibi bihe bagira ubushishozi bwo gutandukanya abo bashobora kwiringira n'abo batagomba kwiringira. Ntibashobora kurya iminwa igihe bamenye ko umuntu yababeshye cyangwa yabataye. Barazibukira bucece ariko burundu. Icya kane, barwana kugeza ku munota wa nyuma. Ntibakunda kwivumbura cyangwa gutaka, ahubwo baharanira gukira ibigeragezo n'imbaraga zose bafite. Akenshi bashakisha ibisubizo aho abandi bacitse intege. Baba intwari mu ibanga. Icya gatanu, bagira ukwemera gukomeye cyangwa impamvu y'umutima ibakomeza. Hari abashaka gusenga, abandi bagasoma, abandi bagatekereza cyane ku bisobanuro by'ibyo banyuramo. Nta muntu upfa kubabwira ngo reka ibyo ntibigire icyo bivuze. Baba bafite icyerekezo gikomeye kiganisha ku kwiyubaka no gukomeza urugendo. Icya gatandatu, bamenya kwiyubaha nyuma yo kugwa. Iyo bagize igihombo, ububabare cyangwa uburwayi, ntibihoraho. Bafata igihe cyo gukira, ariko nyuma barazuka mu buryo bushya. Ni nk'inkware ivuye mu ivu. Icya karindwi, ntibagaruka mu bintu byabashegeshe. Iyo bababajwe bikomeye, bakomeza ubuzima batigeze bareba inyuma. Ntabwo bongera gusubira ku bintu byarangiye. Iyo byarangiye biba byararangiye. Bakomeza umurongo w'imbere. Barigomwa, baratwika amayira y'ahashize. Babatwika amayira ahashize
bagahitamo kuba mu byiza cyangwa mu gushaka ahandi hazima. Inama ugirwa: ibihe bikomeye kuri bo ni nk'amasomo y'ikirenga, ntibabyita ibihombo gusa. Bashobora kuba abajyanama beza ku bandi bantu banyuze mu bibazo, bafite icyo bazi kivuye mu